reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Iki ni ikiganiro ejo. Ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Ejo Youth Echo, umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP bugaragaza ko inkomoko y'amakimbirane yo mu miryango kenshi ihera mbere y'urushako. Ubu bushakashatsi bwakorewe mu turere 11 tw'u Rwanda bwerekana ko gushakana kw'abantu bataziranye neza no gukurikira imitungo ngo bikunze guteza amakimbirane mu miryango iyo abantu babanye bagasanga ibyo bari bakurikiye mu rushako atari byo babonye. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane yo mu muryango ariko twibanda ku makimbirane akomoka ku gucana inyuma. Muri iki kiganiro turumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batubwira zimwe mu mpamvu zituma bashakanye bacana inyuma. Turumva kandi ubuhamya bw'umuryango wacanaga inyuma nabo badusangiza urugendo rwabo. Turaza kumva kandi ku ruhande rw'ubuyobozi nabwo icyo bafasha imiryango nk'iyi iri muri aya makimbirane. Ntimuvane urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM. Ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Gucana inyuma ko bashakanye ni kimwe mu bibazo bikomereye umuryango nyarwanda ndetse n'isi muri rusange, aho kiri no kwisonga mu bitera gatanya. Cyane muri iyi minsi isi iri ku muvuduko mwinshi, aho bamwe bakora amanywa nijoro ntihaboneke umwanya wo kuganira, nyamara iyo umwanya wo kuganira wabuze bituma umwe mu bashakanye ashobora gutekereza ko mugenzi we atakimwitayeho, muri make atakimubonera umwanya, bikaba byatuma ajya gushaka ku ruhande undi wamubonera umwanya. Twaganiriye na bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali nuko batubwira zimwe mu mpamvu babona zitera abashakanye gucana inyuma. Ni kuri mikro ya Rugamba Jonathan. Guca inyuma mwashakanye ikintu kibitera kenshi na kenshi hari igihe usanga umudamu wa mutumvikana kabati umuntu kwa tumvikana gutya na gutya, njewe nshaka kubana nazana undi ura twakumvikana. Biterwa n'ukuntu nyine baba babanye bo ubwabo. Hari igihe umugabo n'umugore baba batumvikana mu rugo rwabo harimo andi makimbirane, ariko umugabo akavuga ati nimuca inyuma nibwo ndanumvishe ngize amahoro. Bikaba ari amakimbirane bafitanye hagati y'umugabo n'umugore kwa kutuzuzanya nyine mu muryango. Ariko ngewe wenda gucana inyuma mbona ari nk'irari abantu twifitemo twebwe nk'abagabo. Nyine ukuntu byacika nuko nyine haza ubwumvikane hagati mu bantu, bakareba imbogamizi iri mu rugo rwabo, kuko nta wundi muntu uzaza kubafatira umwanzuro atari bo ubwabo. Ntabwo gucana inyuma byapfa gucika. Ubundi akenshi na kenshi biba ari irari, ariko ryarari rituruka ku buzima umuntu aba yaragiye anyuramo akiri umusore. Hari nk'ukuntu umuntu aba ari umusore akagendera mu ngeso z'ubusambanyi, yamara gushaka umugore bitewe n'ingeso aba yaragiye acamo, ugasanga kwihanganira umugore umwe afite bikamunanira. Ni wa muco wo kutanyurwa, hari uko mu buzima bwiwe arararikira, yakumva ararikiye rero akumva umugore bashakanye akumva nta munyurwa. Ngo yewe uko mbyumva gucana inyuma ko bashakanye ahanini biterwa no kwihugiraho kw'abantu, hakabaho no kutizerana nanone. Gusa nanone hari ikindi kintu mba ndeba, n'ubusanzwe aba yari umuntu wamenyereye kwishurashura yicira hasi hejuru. Igihe nk'umugabo yaravuze wenda iryo rari riri murima, abona umugore akumva aramukunze, abona undi akaba aramukunze, ubwo nyine bikaba ngombwa nyine ko ahora muri ibyo ngibyo ntafata umwanzuro. Tuzuza inshingano z'abashakanye, gasanga umwanya yagahariye umufasha we aho harira bizinesi yewe. Kugira ngo bicike rero keretse ari buri muntu wese ku giti cye agiye yumva ko guca inyuma umugore we atari ibintu byiza akabyikura. Icyambere ni ukwizerana hagati y'abantu. Kutanyurwa, kutumvikana, irari ni bimwe mu bitera abashakanye gucana inyuma nk'uko aba baturage bamaze kubivuga. Bagarutse ku kuba bashakanye barushaho kwizerana no kunyurwa, bikaba byabafasha kudacana inyuma.
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho bujyanye n'iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho. Nguhaye ikaze muri studio Christelle. Niko rakoze kumpa ikaze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko iri kugaruka ku makimbirane ashingiye ku gucana inyuma, aho turi kwibaza tutese mubona hakurwa iki ngo amakimbirane mu muryango aturuka ku gucana inyuma ashire. Ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785758141. Dore ibitekerezo tumaze kwakira twihuse. Bikora Imana Ezekeri uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati icyakorwa ngo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma cike nuko mu gihe habayeho gucana inyuma bikigoye kubibonera igisubizo, gusa bajye bagerageza baganire bamenye ibitagenda bityo bibarinde gucana inyuma. Naho Ntegereje Imana Seti uri i Kigali yagize ati nigeze kuganira n'umugabo mubaza impamvu aca umugore w'inyuma, avuga ko yamusabye gukora imibonano mpuzabitsina abyanga cyangwa akamuhakanira akoresheje imvugo z'incanege. Bagabo Jackson mu butumwa bwe aravuga ko muri iki gihe gucana inyuma byafashe indi ntera kuko byabaye business aho umugore n'umugabo bagambana, umugore agashaka uwo basambana ubundi bagafatirwa mu cyuho bityo uwafashwe agacibwa amafaranga. Olivier uri Burundi waravuga ko amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma aturuka ku kuba umugore cyangwa umugabo atarihanganya akiri ingaragu bityo bigatuma batanyurwa mu buriri. Naho Brian Kenny Irambona waravuga ko gucana inyuma bisigaye byarabaye umuco muri iki gihe. Uwamahoro Theoneste we asanga icyakorwa ngo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma cike ari uko habaho kwizerana bishingiye ku rukundo, ubundi mwaba mwarahuye umwe atari imanzi cyangwa undi sugi mugomba kwicara mukabiganiraho. Ikindi imyitwarire ya nyuma yo gushaka ntiyakabaye nk'iyo ukiri ingaragu. Dukomeza Evode wasanga icyatuma mu makimbirane acika ari uko abashakanye bakiga kunyurwa, guhindura imyumvire ndetse no kuganira ku bitagenda neza. Nahira Dukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze waravuga ko icyakorwa ngo ayo makimbirane acike ari uko abashakanye bajya baganira ku bijyanye no kuzuza inshingano z'abashakanye, kuko akenshi gucana inyuma ntabwo ari ingeso yoka mu muntu, kuko akenshi biva ku bagore batita ku bagabo babo. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire. Nicole wasubirana ijambo gakomeza n'ikiganiro. Arakoze Christelle Wikeza kutugezaho bimwe mu bitekerezo bimaze kumugeraho bijyanye n'iki kiganiro. Namwe muduteze amatwi mudusangiza ibitekerezo byanyu. Ese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane yo mu muryango akomoka ku gucana inyuma ashire? Duhamagara udusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Gucana inyuma hagati y'abashakanye ni kimwe mu bibuza umuryango umunezero bikanadindiza iterambere ryawo. Nyamara iyo abashakanye bafashe umwanya wo kubiganiraho bakiyemeza kubireka, bizahura umunezero n'iterambere ry'urugo rwabo. Urugero ni umuryango wa Faustin n'Uwimbabazi utuye mu karere ka Bugesera uvuga ko nyuma yo kumara imyaka 5 bacana inyuma bahisemo kubireka, none ubu bakaba barajwe ishinga no kwiteza imbere, dore ko ubu bamaze no kwiyubakira inzu yo kubamo kubera gushyira hamwe. Ni mu kiganiro uyu muryango wagiranye na Marie Claire Isingizwe. Tumara imyaka 12 tukaba dufite abana 3, ariko nyuma y'ibyo yagerageje kujya mu mugore wanjye muci inyuma ngeraho rwose udushyimbo nkagurisha iki byose, umugore nawe bimurambiye ubwo abona nta cyakorera nawe byose areka gukora, nawe nci inyuma turangira gutyo, ariko nyuma tuza kubiganira turitonda tugerageza ibyo kubivamo turabireka, turongera tumera nk'abatanye urugo neza, dutangira bushyashya. Mu byo twahombye ari byo twarabyirengagije, ariko ubu tumeze neza nta kibazo mu rugo n'abana. Aragira ati habayemo ibintu byo gucana inyuma, ibyo byatangiye hashize igihe kingana iki mu bana?
twari tumaranye imyaka 2 tubana, tumaze kubyara umwana wa mbere kuko dufite 3. Umugabo atangira kunca inyuma, agasinda, karara mu kabari, nanjye umujinya uranyica, nanjye ntangira kujya muca inyuma kugira ngo mbone rasiyo y'uwo mwana. Tubyara abandi bana nyine muri ubwo buzima, buri wese acana n'undi nyuma, ariko byagezeho nyine tubona ko nta kintu bimaze, turongera turiyunga, tubanye neza, ubu dusigaye dusenga, mbona iterambere rikomeje ry'urugo, nta kibazo kindi dufite. Twafashe umwanzuro wo kubihagarika, tubona rwose nta terambere ririmo, tukinama ibyo bintu tubivamo, dore ko haye wadusuye ubona ko turi gutangira bushyashya kujya kwisorana ko n'inzu ikiri nshyashya, ariko turi kwizera ko bizashoboka neza kuko tubanye neza. Gucana inyuma kwanyu kwagiraga izihe ngaruka ku muryango wanyu n'urugo muri rusange? Ntabwo twateraga imbere, n'abana ntibabeho neza kubera ko nta gikoma cyabonekaga. Imyaka 5 twayimaze nyine tumeze gutyo muri ayo makimbirane, bigezeho nyine tubivamo. Murabona ko tumaze no kubaka inzu, dore tugiye kwishyiramo umuriro, nta kibazo dufite muri aba bana bacu 3. Gusa abantu nkameze gutyo njye nabagira inama yo kubireka, bakahumvikana n'uwo bashakanye, icyo bakoze cyose. Ari ukuntu ukora ikintu ukabango ndi umugabo, kwiyaga ngo ndi umugabo, ukaza ugafata umufuka w'ibishyimbo ugaterura, agafata ihene ukayishora, umugore yagiye gupagasa. Gusa ndabagira inama yo kwisubira, bakumvikana n'uwo bashakanye, icyo bakoze cyose bakagikora mu buryo bwo kumvikana. Urakoze cyane. Gira inama ugira izindi ngo zikiri mu makimbirane ashingiye ku gucana inyuma nk'ayo mwahozemo turi gusoza. Mbo inama nabagira, murabona ibyo byose twabikoraga turi mu bukode, nta nzu twagiraga, nta n'ikibanza twagiraga. Inama nagira abantu bashakanye bameze gutyo nuko bagomba kubireka, bagakora akazi kose gashoboka kabaha amafaranga, ariko akazi k'ubusambanyi n'amakimbirane ibyo bintu bakabireka. Dore nanjye narabiretse, murabona ko nta kibazo mfite, nuko bivamo bakabireka. Barakoze cyane umuryango wa Faustin n'uw'Imbabazi badusangije ubuhamya bwabo. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, mwiyumviye ko uyu muryango nyuma y'imyaka 2 babanye, umugabo yatangiye kujya aca inyuma umugore we, akagurisha bimwe mu biribwa, nuko umugore nawe akaza kurambirwa, nawe agatangira kujya muca inyuma ngo abone ibyo atungisha umwana. Mu gusoza ariko ubu buhamya bwabo, mwiyumviye ko bagira inama indi miryango ko aho kujya mu kazi ko gucana inyuma, bashaka kandi kazi bakora kabinjiriza amafaranga nk'umuryango, bagakora bakiteza imbere. Namwe muduteze amatwi, mudusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwire ese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane yo mu muryango akomoka ku gucana inyuma ashire? Muduhamagare mudusangiza ibitekerezo, ingero kuri telefoni igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Mushobora kandi gukoresha nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho dufata umwanya twumva indirimbo y'umuhanzi Queencha yise Wina, turagaruka dukomeza n'ikiganiro cya none. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Fatirwa mu cyuho, icyahanda cyemera kiraremereye, emera ubyirengagize kuko kumbabarira ntiwabishobora, emera ubyirengagize kuko kumbabarira sinabigusaba. Kuko
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ndabibuka muza nawe niyumvishe nk'undi muntu utari njye, isoni n'ikimwaro biranyica, akababaro karakurenze, waranyizeraga nanjye ndagutenguha. Ese ninde wanyumva atari wowe wenyine, nukuri mbabarira sinorohewe habe namba. Ese ninde wandura atari wowe, ese ninde wandura atari wowe. Ndanyeye rimwe fatirwa mu cyuho, icyaha ndacyemera kiraremereye, emera ubyirengagize kuko kumbabarira ntiwabishobora, emera ubyirengagize kuko kumbabarira sinabigusaba. Nyuma yo kumva kwinca, reka noneho dukomereza ikiganiro cyacu mu karere ka Bugesera, aho David Hitimana yaganiriye n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Imanishimwe Yvette, maze amubwira zimwe mu ngamba bafashe mu guhosha amakimbirane mu muryango akomoka ku gucana inyuma. Reka tubumve. Turi kumwe na Imanishimwe Yvette, akaba ari umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Bugesera. Yvette, ikaze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane. Nibyo koko tufite ibibazo by'amakimbirane mu miryango. Imwe mu mpamvu itera amakimbirane harimo no gucana inyuma kw'abashakanye. Hari mu buryo bwo gukumira ariko no mu buryo twavuga bwo kuvura. Mu gukumira habaho ibiganiro ku kugira umuryango utekanye, umuryango utarangwamo amakimbirane. Birashoboka ko umwe mu ruhande rwagiranye amakimbirane ashobora kugaragaza ibibazo byo mu mutwe, haba ku bukungu muri rusange burahazaharira kuko umuryango ukimbirana, buri wese ntabwo akora azanira urugo, ahubwo biba birimo guhimana, bigatuma n'urugo rudatera imbere ku mpande zose zombi, ndetse no ku ruhande rw'abana bikabagiraho ingaruka. Turebye nko muri uyu mwaka w'2020 ni nka kesi zingahe mumaze kwakira? Wenda naguha urugero, ntabwo ndavuga ngo amakimbirane atewe no gucana inyuma. Guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza dusoza kwa gatanu, twari dufite kesi zigera ku 184 z'amakimbirane yabaye mu muryango. Ubwo ibyo ngibyo biba ari byo twamenye. Haracyariho na babihishira. Madame Yvette, noneho mufite ingamba ki kugira ngo iki kibazo kiranduke burundu muri aka karere ka? Ingamba dufite ubukangurambaga navuga, dukangurira abaturage. Dufite gahunda twita turengere umwana. Ni ubukangurambaga dushyiramo kugira umuryango utekanye, kwirinda isambanywa rikoresha kurwa abana ndetse n'inda ziterwa abangavu, kugira ngo tubungabunge umuryango wacu. Tugira kandi n'ubundi bukangurambaga ubwo noneho kugira umuryango utekanye. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro gito tugiranye. Ese nk'umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ni izihe nama wagira abaturarwanda muri rusange? Icya mbere ni ukwimakaza umuco wo kuganira. Ibiganiro hari benshi bataganira, ariko burya ibiganiro mu muryango nibyo bifasha kugira ngo turenge n'ayo makimbirane. Wenda icyaba cyabuze ku ruhande rumwe ku buryo habaho ayo makimbirane aturuka ku gucana inyuma, bakicara bakagishakira umuti. Hakubiye kugira isaha rwose yo kuganira mu muryango. Mu byo dukora byose, mu kazi dukora ka buri munsi, umuryango uza imbere. Ikindi kandi ni uko habaye amakimbirane bigira inzego bigezwaho. Ntabwo ari byiza kubyihererana bikazageza aho umuntu yica undi. Byaratangiye buhoro buhoro, abaturanyi bareba, umuntu akicecekera agashiriramo, bikazageza aho abantu babiri abashakanye bicana. Ntabwo bikwiye rero. Turahari, turiteguye kubakira, ntibagatinye kubigaragaza. Reka tugushimire, urakoze cyane ku ikiganiro gito tugiranye. Murakoze cyane namwe. Turamushimiye cyane Imanishimwe Yvette ku kiganiro cyiza yagiranye na David Hitimana, aho yavuze ko gucana inyuma ari isoko ikomeye y'amakimbirane, ndetse ko binazahaza ubukungu bw'umuryango ufitanye amakimbirane. Ngo bimwe mu byo bakora harimo no guhuriza hamwe imiryango, bakabaganiriza, bagakemura ibibazo bafitanye.
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, reka noneho twinjire muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Reka mpe mugenzi wanjye Ariette nishimwe umwanya, ndagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Nicole rakoze kumpa ikaze, nkaba ngiye kubagezaho ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse aho twaganiraga ku nsanganyamatsiko y'umushinga w'itegeko wemerera abagabo ikiruhuko mu gihe umugore yabyaye, aho twibazaga tutese mubona ari izihe ngaruka zo guha abagabo ikiruhuko mu gihe abagore babo babyaye. Reka ubutumwa tubuhere kuri Fabien wageze ati ikiruhuko ku bagabo mu gihe umugore yabyaye ntago ari ngombwa kuko nta mvune yindi aba yaragize, ahubwo umugore niwe ugira imvune nini. Naho Gilbert Yamuremye wabona ikiruhuko ku bagabo mu gihe abagore babo babyaye ari ngombwa kuko umugabo yita ku mwana ndetse n'umugore we. Uwitwa Skora we yagize ati umushinga w'itegeko ni ingirakamaro kuko ikiruhuko ku bagabo bizatuma bita ku bagore babo kugeza basubiranye neza. Naho uwundi utatubwiye amazina we abona ikiruhuko cy'amezi 2 ari kirekire, atahubwo bahabwa hagati y'icyumweru ndetse n'ibyumweru 2. Nshuti Raguma Alexis we abona ikiruhuko ku bagabo gikenewe kuko umugore aba atarafata imbaraga neza. Naho Emmanuel we yagize ati itegeko rigena ikiruhuko ku bagabo bafite abagore babyaye nge mbona ritowe cyangwa ridatowe byose ari kimwe. Ikindi iyo udakora mu bigo bya leta amategeko agenga umurimo ntiyubahirizwa. Mvuna abandi Elizafani we abona ikiruhuko ari cyiza kuko bifasha umugabo mu kwita ku mugore we. Mugabe Oscar we ati nta ngaruka byagera guha umugabo ikiruhuko mu gihe umugore we yabyaye kandi ni uburyo bwiza bwo kwita ku muryango. Reka ubutumwa tubusoreze ku bwa Iradukunda Maurice nawe ubona ikiruhuko ku bagabo mu gihe abagore babo babyaye ari cyiza ngo kuko bituma yita ku mudamu we. Gusa mu gihe umugabo ari ufite akazi kandi atunze urugo, aho ngaho kubona ikiruhuko byaba bikomeye. Nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe wifashishije nimero y'ikiganiro ariyo 0728028232 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero 0787581411. Ndabashimiye. Nshimira mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kibanze ku makimbirane yo mu muryango ashingiye ku gucana inyuma. Muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage batandukanye bavuga zimwe mu mpamvu zitera abashakanye gucana inyuma. Bamwe bavuze ko biterwa no kutumvikana hagati y'abashakanye, abandi nabo bavuga ko ari irari ndetse no kutuzuza inshingano z'abashakanye. Twumvise kandi ubuhamya bwa Faustin n'uw'Imbabazi, umuryango umaze imyaka 12 ubana ariko ukaba warigeze kugirana amakimbirane aho buri wese ku giti cye yahisemo kujya gushakira ibyishimo ahandi. Nyuma yo kwiyunga bakongera gukorera hamwe mu rugo rwabo, bagira inama indi miryango kugira umwanya wo kuganira, bagakorera hamwe bakiteza imbere. Twumvise kandi ikiganiro na Imanishimwe Yvette, umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, mu kiganiro yagiranye na David Hitimana. Yavuze ko gucana inyuma ari isoko ikomeye y'amakimbirane ndetse ko binazahaza ubukungu bw'umuryango ufitanye amakimbirane. Namwe mwari muduteze amatwi mu kiganiro cya none, mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Ese mubona hakorwa iki ngo amakimbirane yo mu muryango akomoka ku gucana inyuma shire? Muduhamagare mudusangize ibitekerezo ndetse n'ingero kuri telefone igendanwa ariyo 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger. Mbibutsa ko ikiganiro Ejo mugikurikira buri gihe ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Mwakoze kubana natwe. Nitwa Nicole Giraneza. Ikiganiro Ejo naho ubutaha.